nibuka ko twajyaga turya ubugari twabika ubwo ko kundi ubisigara amasaha n'injoro ari ukuntu bumera nk'ubuzanye ikote reka mbyitegure we twageze twajya tuvuga ngo tugiye kujya tubushyushya ariko kubushyushya tukabushyuhisha amavuta bushyushya ubugari ufata ubugari abantu peta ariko kundi sosi cyane nambwira ati rero ukuntu bimeze ati eme atugomba kugira ati tugomba kwiba isosi wanyu we yakundaga isosi kubi anje arambwira ati ikindi kintu ati isosi ukuntu bimeze ati idashyuhije hejuru aba ariho akantu kameze nk'urukoko sikazi bitarambwira ati ninyisuka barabibona ko nayisutseho kuko urukoko ruba rwavuye ikintu cyabaye we arambwira ati strategy yo kwinywa nta yindi ashingamo umugabo ariko nepo nka saa 2:30 akababwiye umuntu ngo ari kuri motive Masaka Masaka ndambuteaje yaho ya moto se nanjye nibyo nyiri urumva ewana turategereza turazamuka dukora ibyo dukora tujye gukora ibyo dukora ewana abantu bamaze kwiyakira ko muri ronsheta kigaragaye umutaramutse tujye kubona tubona ya gahunda ya saa 2 arayubahirije atugezeho nka saa 6 n'igice Yes, twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Emenibizi Empire. Iminsi yaribaye myinshi gusa musanzwe mumenyereye ko tugenda tugaruka kuri sports update cyangwa se breaking n'ubusesenguzi. Gusa uyu munsi sibyo tugiye kugarukaho nkuko mubibona imbere yanyu haro bita Emenibizi nyiri byose agiye kudusangiza ese nyuma yuko tumubonye kuri SKFM urugendo rwe kuva kiri umwana kugeza n'ubu ngubu. Eme tugwaye ikaze. Murakoze cyane. So bone turagwa ikaze iwawe cyangwa uragwa ikaze. None ko ari mwe mwagabanye. Ahubwo ni wakaduha ikaze. Niwe wagabanye dore. Ahubwo nakibaje ntibimeze bite. Abantu ko bakonje bimeze bati bari kubashinja ubucyo bita kubura ibintu. Ibintu byabuze ahubwo baraje barabibona cyane. Okay. Yes, njyago mwabyumvishe rero ariko turaza kubana n'abafatanyabikorwa bo tugendana umunsi ku munsi hari Fortbet rero nko ku munsi wo kwa kabiri hari umukino uzahoza Manchester City akubunza ubundi babanje ugatanga icyo bita ubwino ababeteri bakanza bakarya amafaranga. Yazo wenda kwera ntazigira uzaprodingira. Iko byanga kose match ya Manchester City na Real. Match retour. Izabera Santiago Bernabeu. Cyane rwose. Win. Real. Win ya Real. Ni win ya Real iriya. Abantu bagiye kuri Fortbet. Cyangwa se mugende muguye to qualify. Iyo ni option Fortbet itanga utapfa gusanga handi hose. Cyane. Donc abamaze kumenya Fortbet ubu bameze neza. Ni www.fortbet.rwa cyangwa se bigasaba ko ujya kuri shop ya Fortbet ari hose mu Rwanda. Kuko mu Rwanda dufite shop zira hafi donc zirenga ijana. Shop zirenga ijana rero bivuze ngo byibuze muri buri karere k'u Rwanda harimo shop eshatu nubwo hari uturere usanga harimo nka shop nk'umunani urugero nk'ubu ngubu ne nk'akarere ka Kicukiro yase akarere ka Kicukiro usanga za Masaka urasanga mu Gatenga za donc za Gikondo hano hose hari icyo bita shop donc hano hose ari akaritsiye kameze neza cyangwa se hari ikaritsiye nziza yo guturamo y'ubucuruzi urasanga shop ya Fortbet rero no betting company ihora kuvuga ngo tsindira amamiliyoni nona aka kanya ubumeze neza cyane kumbi mu Rwanda itangasho arayibonye itangasho ikakubwira ati we betting gutya kandi asanga 90 none sasa bure yabo ku mukino umwe baguha option 786 undi uzahirahira azarara afunze kubera kuri ibi ubwo rero mwabyumvise turi kumwe na Fortbet ariko siyo yonyine turaza kuba turi kumwe na Esperanza Motel ahantu honyine Emeni yakubwira ngo ni hahantu umuntu atagusanga uko yiboneye nese nabibonye arahantu Esperanza abantu benshi bamaze kwamenya nta nubwo bikintwara n'intege kubwira abantu Esperanza
bazi ko niho hantu hambere hari amacumbi meza kandi ku mafaranga make urumva donc nawe ukagira amahirwe umunsi umwe muri kariyeri yawe yo kurara kwirebera urasaba abantu bose barara kwirebera umujyi wa Kigali hose ureba Kigali yose umeze gutya icyo ni kimwe ikindi cya kabiri no hano hari BR nziza Super League baguze BR nshya tarame tugeze hariya nta kindi kintu bashaka gukina uretse kugenda bakikina icyo bita BR Super League hatari nyuma ya BR niho hantu handi muri Esperanza ushobora gusanga ibyo kurya byiza buriya natwe ahangaha twicaye wenda kuri NA dosi kuri Esperanza twaravuze tuti aho kugira ngo tuzakora igikoni tugayike kandi tujye tubwira abantu kuri Esperanza ko ari igikoni cyiza beta commande zituruka hariya ukeneye icyo kurya cyiza ukeneye icyo kunywa cyiza kunywa hano birahari mama turabona ko turikora nk'amaci ya Liverpool ndetse n'ikipe Wolves donc ibyo nta kibazo gihari ariko ibyo kurya mu gihe ntarabona ndi gushaka kuzashimuta wo bita Edouard chef de cuisine hatari urumva nimara kumufatisha nimara kumufatisha ibindi byose aferi zaba zimeze neza Esperanza musimbukireyo bafite club abantu bashaka kubyina muri amasaha yemewe musimbukire hano kwirebero no urenze kwa Rujugiro agahanda ka mbere mu kaboko k'iburyo uri kuzamuka ubona naho ngaho niyo Esperanza moteri uratambika ukahita wabona neza cyane abazi kwa Gatsinga ariko Esperanza umuntu utahazi umuntu wese wabaza ukumva atazi Esperanza Kigali yumenya ko ari mu Kigali nta busirimu bwe ndabambukiye manga kabisa cyane Esperanza na turi kumwe bien sûr ubwo nayo turi kumwe ariko ushobora kubwira company imwe yonyine ishobora no kuba yagufasha kwa wajya muri Canada byoroshye Promex hano bataramurera wowe muntu ntabwo Promex iri buze gutwara muri Canada oya bo ikintu cya mbere gufasha urana ari ukuntu abantu ba applying zo barabizi hari document bigusaba kugira ngo applying visa donc kugira ngo ibintu byose byihute abantu bafite certificate cyangwa se bafite nuzo yuko bakoranye n'abantu kuko urumva bo icyo bakora bafasha abantu kubona ama certificate donc nukwiga ukihugura hanyuma ugakora ikizamini ntabwo ari pour rien je rwose mbabwije n'ukuri rwose n'ukwirarira nibibi je bwa mbere naragikoze ndagitsinda certificate se twayerekanye abantu barabibonye ya kizamini cya mbere naragikoze ndatsinda ariko none sase iriya certificate ifite ukavuga ngo ngiye nkeneye kwa applying byihuta urumva ukayatacingaho ni gake cyane bavuga ko nka 80% y'abantu bapurenze visa Canada bafite ira certificate yuko bize bigendanye na domaine y'ibyo wize none sasa ugakora ibizamini ukabitsina bya Promex ni certificate mpuzamahanga ubundi bano baje gukorera mu Rwanda ntabwo barasanzwe gukora muri South Africa ubundi bakorera Denmark bakunda gukora muri ibintu bihugu bya Europe za Luxembourg za donc no muri Amerika muri Afrika ho ndumva ari bashya ariko naravuze nti ibi bintu abantu bakeneye kubimenya sinabakeneye visa gusa ushobora no kuba uri ahantu ukora sibyo we bakwe ngo wa applying ibyangombwa byawe we biroroshye bati ngiye diplome yanjye na hano ariko noneho sasa njyewe noneho sasa nakoze na course hatari muri Canada kandi kuko to be honest niko bimeze uba warakoze course muri Canada iyo certificate ikongera agaciro hari umuntu wasambwiye anshimira ambwira ati byibuze aka kanya ukazi bamaze kwingira ibihumbi nka 200 bitewe nuko babonye ko na karisi donc ubumenyi bwanjye bwa karisi nagiye mu cyo bita karisi cy'ubumenyi meze neza cyane so mwebwe rero bantu mushaka kuba muri intellectuel muri abantu basobanutse sibyo upfa kuba byibuze uri umuntu warangije secondaire kuzamura uragenda ukapplyinga ni kuri www.promex.com banibuka neza ndibuze kuza kureba naza kuza kubayobya ze kundebera neza urumva ariko donc niyo wanditse Promex ngira ngo tubabona uraza gushyira muri link muri comment urayipiningaho none sasa hanyuma ugafunguzaho account wamara gufunguzaho account ukahita ubona ahantu uri buze kwinjirira baraguha nk'uko bagusaba nka promo code reka byite gutyo none sasa ndaza kuyibahereza cyangwa uzayikenera azambwire ni nka pin ituma wenjiramo ugatangira ukaccessinga amasomo atandukanye hanyuma ukareba nimba warize IT nimba donc ugenda n'icyo wize ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane hamwe na Promex akadomo CA urakoze cyane ni donc ni Promex.ca okay urakoze cyane numva gatari ko mukoko ni CA so
nibyo ngibyo Promex ubwo tuba turi kumwe ubwo na NA Dosi Lakers and Wine hano mu Gatenga munsi yo ku murenge abantu bazi umurenge wa Gatenga ahantu uri umana kujya Rwandex urenga Dodani ya mbere Dodani ya kabiri iyo urebye utubona ahantu hari icyapa cya NA Dosi kiri mu mabara y'umweru hanyuma kandi mu masaha y'umugoroba na ahantu habere kwaka urumuri rw'ubururu ariko none sasa rutari rudakorogana bose na ahantu bihuriye n'ubureyora oya ubwo niho hasanga abafana abantu bakunda kuganira mu masaha y'umugoroba bicaye ahantu nk'uko ntabwo bakunda ahantu hari urumuri rwinshi dugira kandi hari ukuntu buri urumuri rw'ubururu ruba ruri balance kandi nta rumuri rw'umukara rubaho nta rw'umukara rubaho rero abakunzi ba Aperi sasa amabara asanzwe hano uze no kureba so babyita gute kirani ni grey ni grey ni grey intebe ziba zihari ni black intebe zo ni black urumva Aperi na Rayon zose zirahari mujye muza rwose se mugana abantu bazibona intebe nziza cyane kabisa ibintu byose birahari mu makipe mukunda ngo n'izindi na za Kigali nazo zizisanga mu minsi iri imbere za Kigali no kuzisanga ku masura y'amaboto cyangwa se nk'iyiranje ndi kuma ugasanga bigenze neza hanyuma rero tugeze gutya mu minsi icyumweru gishize tugiye kubona uri kumwe n'umwahoze mukorana Sam Karenzi uri kumwe na Kereva Nepo na Cedro ni gute we wabyumvise gute wumvaga ari ibintu iyo watekerezaga wumvaga ari bizaza vuba asa rero mu byarangiye mu nyemerere mvugisha ukuri nibyo mu byarangiye mu nyemerere mvugisha ukuri buri abantu barabizi bigendanye n'ibyo dukora hari ibintu nyine bidatangazwa uburyo ushobora kubitangazwa ugasanga bisohotse premature cyangwa se mbere y'igihe yewe ndi umuntu buri watangiye akazi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri nubwo nonshi yabaye ku itariki 10 zirenga urumva ngiye gukomeza kuri iki kintu ruvuze ngo ntabwo ari bishya cyangwa se ntabwo bitungura ntabwo byagutunguye wabyakire gute nibuka ko mu gutangira akazi nari maze ukundi kwezi narasinye konti mu magambo makeya yewe nibuka ko nabaye umukozi wa SKFM numvikanye na SKFM ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 urumva kontra nyuma yo gukonsilita urumva SKFM bari smart bafite donc umunyamategeko wabo hagarariye ntago ari nka za radio zindi sanga zibikora random muri haba ikibazo cy'amategeko bakajya gukodesha umuntu oya bafite umukozi metere kirenga ina drafting contract ibyo twavuganye byose arabyuzuza cyane ko ni page zigera kuri 6 page 6 mwumva ziremereye page 6 arayidraftinga iruzura irarangira arayimpa nanjye nyimarana iminsi nk'iyo yo gukonsilita umunyamategeko wanjye urumva turaganira tureba ingingo ku yindi ku itariki ya 3 nibwo nayisinyeho terekaho umukono ku masezerano so nta kintu gisa nk'icyantunguye kuko nibuka ko umunsi nasinyeho amasezerano hari abanyamakuru babiri ndumva ashobora kuba ari nge n'umwe ni Kazungu Kereva already we buriya rero asinye amasezerano ava kuri Radio 10 buriya Kazungu ava kuri Radio 10 yasinye amasezerano ya SKFM ntabwo yasinye amasezerano ya Fine FM no nyine iki kintu wenda abantu batigeze bamenya donc yarari hariya nk'umuntu utegereje uri muri transit kugira ngo bizaze akiri muri forume muri urumva noneho urumva already niwe navuga wenda wabimburiye nk'abandi kuba umukozi wa SKFM Kazungu Kereva niwe wabimburiye abandi kuba umukozi wa SKFM cyane urongeye uhuriye muri studio na Karenzi hanyuma nari kubwira ko bimeze kuntu yana ntatunguwe n'ibyo bintu urumva wenda ubwo metere sinduze kumuvuga arahari byibanze hanyuma uwo munsi nasinye amasezerano nibuka ko umunsi twavuganye na Sam twahuye duhura ahantu bita Velvet
no munsi na Nepo cyabaye dushime Jean Nepo mu bicu uvuye mu kiganiro rwose cya Radio 1 niba ko nanjye icyo gihe nibwo nari ngiye kujya mu kiganiro kuri City Radio mu masaha y'umugoroba ndi kujya mu mujyi hari speculation nyinshi cyane urabona ibi hasohotse amastati ngo urabona ngo ngo ariko noneho sasa nibuka ko n'ibyo bintu noneho bikijya hanze bijya hanze ngo noneho akajya n'inkuru y'igihe ya nkuru y'igihe umunsi ijya hanze no munsi nenda sinya amasezerano kuri SKFM kunumva dosiye zari zivanze niwe ko abantu twe tunari kumwe urabona bigenze gutya na ntabwo ni oya ntago ari byo so bivuze ngo gwe fucye gihe rero nabaye part donc nagiye muri donc abantu twavugana ese ko aka kanya urutimu y'urukiko imeze bitya urumva Kazungu arahari Sam arahari nawe urajoyininze urumva hanyuma na Rikari nawe twarakoranaga nawe ni umuntu hari urumva noneho sasa akaba ari n'undi mutaramu nawe bisa nk'ibyari byararangiye nawe twabaraga ko tuzaba turi abantu batanu muvandimwe witwa Lorenzo sinibuze no kwica ku ruhande Lorenzo nawe bisa nk'ibyari byararangiye hanyuma ibyo bijya ku ruhande donc bivuze ngo ni ibintu byatangiye donc nyuma yuko wenda bimeze gutyo nk'abantu turi gukora nka team twagiye tumenya ngo urumva wenda nimba ikiganiro cyane nimugoroba Nepo birakunze ese nyuma Nepo biragenda gute dukeneye umuntu nkarani birarangiye ese biragenda gute donc gutyo donc kugera kuri Sikeza Cedro ibintu birarangira team ya Showbiz Sam aravuga ati sinkunda ibintu biri mu wendere atekereza team aravuga ati turakorana n'iyi team ya Showbiz donc ni team nini nariyubaka ku buryo bugari nkuko abantu babonye ko radio ari iremereye yagomba gukora team iremereye hanyuma kandi none sasa ikanarushinga mu buryo buremereye ngira ngo rero naho ngaho waruhereye mbaza ngo nabyisanzemo gute bien sûr narishimye ibintu byiza buri akongera guhura n'abakorege bawe abantu mwakoranye igihe kinini cyane ko Sam twarakoranye imyaka 2 n'igice mu kiganiro cy'ikorwa ubujurire Rikari ndumva harimo nk'amezi 8 twe tuyakoranye nimba atari hafi ahubwo umwaka Kazungu numva ubwa mbere twari duhuriye kuri micro Nepo twari twarakoranye kuri Radio 1 like amezi 3 ndi mu nse urumva witwa Magnifique natwe twarakoranye igihe kinini so urumva ko ni byari byiza nyine Tom guhura na team nzo numva abandi bantu nka Patrick namenye chief marketing hariya no umuntu inshuti yanjye twahuraga cyane kiri SG kipe na Sport ubu turahorana hari witwa Vayora niwe wari marketing manager muri Kiyovu Sport cyagiye kigwa Juvenal ni umuntu wanjye kuva icyo gihe urumva nawe twarongeye turahura donc urumva bisa nkaho icyahindutse naho duhurira ariko ikinini twa dusanzwe muri turi famille niyo mpamvu byose binikora byoroshye hanyuma wenda tukira aho ngaho igihe mwari muri coaching radio byibuze vuga nk'ikintu cyagutunga utari witeze kuri uwo munsi cyantunguye coaching radio uwo munsi uvuga ati iki kintu cyarantunguye sinari nzi ko cyaba ikintu cyantunguye ikintu cyantunguye no gukererwa kwa Nepo Nepo wenyine wa tumba twari dufite gahunda ukazi dufite gahunda kuhagera saa 2 gabanza tugapanga uko gahunda iri buze kugenda hanyuma amaronshi yose ku buryo twamiga twabati sign zitangire twamaze kujya onera kuri YouTube ibintu byose bimeze neza Ebana navuye mu rugo natinze numva ebana ndi kwihuta cyane ngera ku kazi masaha 3 mvugane noneho nkerewe akazi ku munsi wa mbere nibuka ko magera nasanze abantu nka bane nasanze abayobozi b'uko bari bazindukiye menshi bari bahari ndi kuvuga mu banyamakuru nasanze Nario MC Nario we yari ahari already nasanga Keza Cedro na Aran ariko nari kare dusa nka twagere rimwe na Musemaje Muzee Kazungu rero saa 3 n'igice saa 4 n'igice
bati igishoboka ni iki mugomba kuzamuka mukajya kuri hoteli aho imodoka zatuvanaga. Sinibuka ko batubwira ngo tuzamuke tugire kuri hoteli aho imodoka zadufataga. Urumva twabuze Nepo, twabuze na Bianca. Ako Bianca akaba yaragiye ahantu bari kutwambika babuze amahitamo. Urumva we ari kureba bati ikanzu siyo nashakaga. Urumva nka bashiki bacu cyangwa se wenda ba mama bacu ikintu kirebana no kwambara baratinda bye, ariko byo it's fine. Ariko Nepo nka saa 2:30 akababwiye umuntu ngo ari kuri motive Masaka. Masaka na motiage yaho ya moto se nanjye nibyo nigire kuri. Urumva ewana turategereza turazamuka dukora ibyo dukora tugikora ibyo dukora ewana abantu bamaze kwiyakira ko muri Ronsheta kigaragaye. Umutara tujya kubona tubona ya gahunda ya saa 2 arayubahirije atugezeho nka saa 6 n'igice. Abantu bose baro none po ko niba ko presentation ikiganiro cyane mugoroba yabaye yagezweho nka saa 8. Mu kugezaho na saa 8 yamanutse ari kwimyoza cyane avuga ati iyi gahunda yatinze ati ziko gitegereje amasaha nka 3 yose. Donc niwe warambiwe kandi ari we waje urumva ariwe warambiwe niho kantu kagakoryo wenda kabaye, ariko ibindi byose byagenze neza. Kimwe mu bintu abantu banishimiye ni urukundo abantu batweretse, kuko ngira ngo ni ikiganiro cyose kirebwa cyane cyangwa se gahunda iri kurikiwe n'abantu benshi, kuko nibuka ko bikimana kurangira donc stream yarangiye bimaze kurebwa n'abantu 100,000 kuri YouTube nshya. Ari iyo video ya mbere igiyeho 15 by'abasubscriber niba nibe 15 ko nimba nibuka neza imibare y'ibihumbi 30 byamaze kuzura. Donc ari ukuntu nyine bahise nyine batweretse urukundo, kandi koko nimba ari ikintu cyane kitazabaho no kubatenguha. Ibintu byose ni byiza. So ni genero rero ngira ngo wari wishingiye ku kibazo kibaza ngo icyumweru cya mbere rero icyumweru cya mbere mu kazi yariya navuga ko ari icyumweru cyiza gishimishije, kuko ni icyumweru nyine cyo gusa nk'abantu cyo gutangiza ibiganiro, kumenya ngo abantu bumvise icyo bita front line cyangwa se mu gitondo kirimo abasesenguzi batatu harimo witwa Uwera Jean Maurice umuyobozi wa radio, Edi Sabiti co-owner, harimo uwitwa Joseph umusesenguzi wa mbere mu gihugu. Mu gitondo abantu baraganira, abantu ngo kuganira politike ngo urubyiruko niruryoherwa barakuganira politike none nk'ubu ko ejo kuwa mbere urumva ubwo nyine twe turi gukora ikiganiro ku cyumweru nta tifanye ejo kuwa mbere nk'uburazinduka baganira gahunda z'Ibukavu wagira ngo SKFM se riri Bukavu, gahunda z'Ibukavu zose baradondosha bamaze bavuga ati gifashe birya. Hanyuma waza ku rukiko rw'ikirenga rwo n'urucabana ikiganiro kiremereye ni rw'ikirenga kabisa, profile zitandukanye yaba Sam izina rinini umunyamakuru wa mbere mu gihugu mugani ko nawe ufite n'icyo gihembo, Kazungu Clever umunyamakuru w'umusinia umusesenguzi mwiza, Ishimwe Rikari umunyamakuru w'umutasi atari uyobora ikiganiro buryo muri style ye nanjye urumva. Donc buri muntu wese afite style, afite qualité, afite ibyo ashaka kuzana mu kiganiro ku buryo akazi abantu baragafite tuzashaka kwipimaho. Akazi ni kenshi cyane bagerageze kuza ariko batipima. Kwipima byo ntabwo ari option. Ikintu cyitwa kwipima byo ntabwo ari option, ntabwo bivuze kuza gushoboka habe na gatoya. So ngira ngo nimugoroba MC Nario ndetse n'umuntu bita Bianca ni umuntu amenyeranye na MC Nario, mwese mwumva ko cohesion cyangwa guhuza byahise byoroha. Ikindi kirenze icyo ngicyo ikiganiro cyane nimugoroba icyo bita extra time ni ikiganiro kivuga ingingo enye gusa, ingingo imwe 2 3 iya kane nabwo igerwaho bwa gake, ubundi ziba ari ingingo enye. Ikiganiro cyiza cyizuje ubusesenguzi, kumva Arani, kumva Nepo, kumva Keza Cedro, kumva nge man tuba dufite ikiganiro cyiza ku buryo demo abantu bazagenda bakimenya bazaryoherwa cyane n'icyo kiganiro. Muri rusange navuga ko n'ubuzima bushya, n'umuryango mwiza, abantu bishimye, bana turi friendly twese, nyine wagira ngo tuba tumaze nk'umwaka dukorana, nyine ni team nziza kandi izagenda ku munsi ku wundi.
navuga ko donc icyo cyumweru cya mbere ni cyiza ntekereza ko ni gitegura imyaka myinshi cyane ubwo nk'abatangirira ahangaha ku buzima tubona none ariko ndumva noneho twajya mu buzima bwa Aime Niyibizi apana umuntu umubonye ejo bundi Aime tumubonye ageze hano Aime ubundi ni muntu ki yavukiye yize se wakuze ukunda itangazamakuru cyangwa wakuze wikinira uvuga ati nge nzaho umukinnyi ubona biranze uravuga ati none reka ajye ku munyamakuru none ko maze kubivuga kenshi ra bon Aime nitwa Niyibizi Aime juste n'amazina yanjye ariko ari n'ahanyita Mutama ari akazina bita Dusi oya Dusi ntabwo iri mu mazina yanjye ahubwo ni brand name ari brand name donc ibikorwa byanjye byose bikubiye mu cyitwa Dusi Dusi ni nka envelope y'ibintu byose bishingiye kuri business zanjye ziri personnel ibyo ntekereza gukora byose bizaba bifite aho bihuriye n'iyo Dusi ni brand name rero ntabwo iri mu mazina yanjye nubwo muri email irimo ko email yanjye ni Aime Dusi kugirango ujye ubibona so nta hantu bihuriye byo ahubwo iryo zina Mutama niryo banyitaga kera nyiri umwana kubera nabaga niturije donc ni cya Mutama kera nubwo Burundi uvuze Mutama uvuze umusaza ariko undi amazina yanjye nayabira arahagije ayo muze yatekereje n'abatarahagije mvukiye Nyanza no mu rugo Nyanza ya Butare Busasamana akagari ka Rwesero donc do umuntu ndavuga ibihe bindi none byo nambaje ibyo nakuze nkunda nakundaga gukina football ari nkunda na radio cyane nakundaga radio cyane kugero cyuko nk'ibintu bya kera hari byo nibuka urumva nkari notion irijena nk'ubu nicyo kintu kibinyereka umuhungu wanjye w'imyaka 4 ibintu byinshi barabiza nyine ari byo maze kumenya uburyo bireba akabimenya areba donc nyine hari ibintu by'ibanze abazi abafite ubwenge donc umwana ufite ubwenge ibintu byinshi aba yabireba akaba yabimenya areba umupira akabona Mbappe akamumenya areba umupira akaba yabona nka Messi Ronaldo ahubwo ati Man City nuko bite nkungu mbabona wajyana zafana Man City bite nuko wenda yamaze umwanya munini abona Man City ari itsinda azoba harandi nubwo mu rugo muri screen yo mu rugo hahoramo Man U cyane kurusha ibindi byose ariko karega kuba ati oya ati hari yindi urumva kakunda donc nanjye nicyo kintu cyose kibinyera ko nko muri 1999 cyase mu 1999 hari nk'ibyo narinzi nshobora kuba nakwibuka by'umupira twumvaga kuri radio kuzamura n'ubu urumva nayo mfite n'ugura ku myaka 4 icyenda narifite imyaka 4 ko ngiye navutse 95 muri za 2 nibuka umunsi bavuga ngo abantu ngo baze kuraza hanze ibintu by'amabodaboda hari n'umunsi nibuka bavuga ngo muri 2 ngo isi nibwiza yarangira ngo ntago tuzaba mu gihumbi ngo twamenye ibintu by'igihumbi 1990 ngo muri 2 ndabyibuka ko nafite imyaka 5 twaryamye tuzi ko butari buze gucya akantu ka 2 kari karenze kandi uko guhindura ikinyagihumbi yuze ikinyejana birumvikana ariko ikinyagihumbi byari ibintu biremere cyane wenda nkawe ntiwabyumva uko wavutse muri iki kinyagihumbi ni ibintu birenze cyane guhindura igihumbi byo mu kintu ntango nkatwe rero twabaye mu binyabihumbi 2 byombe ndumva uremere bya icya kabiri n'icya gatatu turi mu ni ibindi bintu so ngira ngo bisa nkaho bitari byoroshye gutangira kuvuga ngo kureba match cyane nka kuri radio twarazumvaga wenda twavumba zimwe na zimwe so mbikunda guhera icyo gihe kuko nibuka nka za Sarusi zavutse nsanzwe ndi umuntu ukunda ibintu by'umupira ubizi umva ibigano by'imikino ko Sarusi numva ni 2005 zino za contact za radio nyine zatangiye kuvuga ibigano by'imikino dusanzwe tubyumva twumva twa Fidel Kajugiro Sebarinde agira gutya kadukubita amakuru ku wa mbere nyuma y'amakuru saa 9 n'igice gutyo akantu k'inca cy'inota 15 ariko ikintu ntazamubara ni kimwe Sebarinde yibaraga ku mikino y'intoki football ivugaho gace cyane urumva so urumva guhera iki gihe rero ndabikunda nkakunda gukina
haba muri primaire haba muri secondaire aho nigaga njye nabaga mvuga amakuru y'imikino nakinaga mu izamu nundebe indeshyo hanze yari ifite tari gasanzwe save sukwivuga we uzakore save ushaka nk'abantu twiganye nta muntu numwe nta kibazo kwanza ahubwo iyo challenge ndayishaka urayishaka njyewe none sasa mba mubwiza ukuri haba umuntu ukina mu cyiciro cya mbere haba umuntu ukina mu cyiciro cya kabiri haba umuntu ukina ndisiri ko bigoranye kuba umuntu anyiza penalty. Okay, urifuza bande tubamanukane kuri pe ufite bande uya urambwira ngo bitewe n'uburyo nize wowe wemera ninde wowe wemera ninde uzi gutera penalty ko baharari benshi apfa kutanku turumva ndi pro sinzana ba pro oya kuzana pro ntari njye nsaba ni kimwe gusa no kunyemerera ibyo kumbwira ngo gutera ngo amaguru ngo nkarakaguru kakiri mu murongo oya njyewe wo ngenda bikora uko mbikora sibyo uzanyiza penalty eshanu bayamana iyo challenge ndaje nyitegure tegura challenge uzajya ubona uzajya umubwira se tujye kuri pe okay haba kuri pere kuri iki hano sino kunungana gutya eshanu bishoboka ibyo rero ndabishaka njyewe no kuva na kera niyo record mfite nta muntu buri undi muntu abonye dushobora ko uzabaze patience n'uzaye ko buri patience ari umugari toza abagari dutwa methode tozaga espoir nundi windi yewe umugande nibuka amazina yiwe abantu hano sinakini bari babizi specialty yanjye none n'ikipe yanjye ariyo kinaga ishaka kugira ngo igere kuri penalty byonyine ubundi babaga bizeye qualification ngwino qualification yabaga yize so niyo poste nakinaga ariko noneho ubwo habaga ari mu match manini match zisanzwe nakinaga ku 10 ku 10 ukava ku 10 ejo kahita ujya mu izamu kuko erega njyewe impano nari nyifite yo gukina ntari mfite ni impano yo gukunda imyitozo iri personnel yewe sinkunda imyitozo kabisa nikize kuna tizo ikintu gishoboka cyonyine nka muhaje ikintu cyo ntagishoboka byuze njyewe nakundaga gym nkagenda nkakora amasiporo kongira umubiri ubyimba byoroshye donc sikameza ahubwo nk'ibounce ariko ubundi byo kuvuga ngo unaza kurya gakorosi kanye njyenyine numvaga impano mfite umutoza agomba kubyihangana kanyimisha n'abandi fit na fit cyane rwose ubwo rero wakuze ukunda gukina hanyuma wenda ntabwo turi bukomeze mu buzima bw'ahambere winje mu itangazamakuru gute wahereye ni ibintu ese wize itangazamakuru mbere yo kuryinjiramo dusangiza uburyo waryinjemo n'ibyo wize njye nize ubwubatsi nyine njye nize ubwubatsi ariko itangazamakuru nyine ari passion donc ni umuhamagaro nyuma yo kureka gukina byanga benshi bapetse imyanza benshi bacitse intege ubu Nyanza bayivanga na Rayon Sport turavuga ati n'ubundi niyo yari platform tugomba kuzamukiraho kwirekaniramo turabireka ahubwo ngiye ntangira career kuko nakundaga kubiganira cyane ku ishuri muri Media Club ari njye mvuga ibiganiro bya sport bikubitana nuko muri quartier iwacu ari umutara mu bari baje kwatangira akaradiyo tuno turade twagare cyara twari dukomeye ubu ngubu abantu ariko n'ubu turakomeye abantu babikora tujya ngo turabisuzestime ariko kera platform yayo yabaga ikomeye iremereye cyane uko nibuka ko icyo gihe hari twakoranaga n'abatara marangije kaminuza ari bakora muri kaminuza cyane ko numva yari radio ya kabiri yari itangiye mu Rwanda ya gare nyuma ya Nyabugogo abanje Nyabugogo ataziriye yiri Nyanza hari kera nka 2011 cyari kiremere nka 12 gutyo nk'ubu ho ushobora no kugenda uyumva kuri YouTube n'ikintu kirenze umugabo nyirayo ubu ni gitifu w'umurenge ubu ni gitifu rero mu bantu bari mu bashinzwe urubyiruko mu karere ka Nyanza yitwa Fura namusuhuze ari umurenge umwe mu karere ka Muhanga abereye umuyobozi uyu munsi n'abandi bataramu so ndebuka ko apa ari byo kwishuri bya Media Club yewe ari umutaramu wakoragayo witwa David Mize reka namusuhuze twarabonye kwishuri mu Media Club aranje secondaire za gukora kuri iyo radio none sasa atibuka ko ndi uw'Inyanza kandi bahatangiye radio nige nk'uwa kane secondaire anje aramamagana ambwira ati ntago wajuze hano tukisesengurira nuko kuno giye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri abantu bati impaka ziracika bati umwana agomba guhabwa akazi ngiye nabonye akazi bwa mbere icyo gihe kandi umuntu ukiga bakanegereza muri vacances nkazanga ko uwo munsi nabaga naje nagomba kwicara kuri mikoro nkacimaka nawe wazaga inyota ariyo cyane nkakora ibiganiro ndangije kwiga mbanza gukora stage iri professionnel mu kazi kanjye kuko nakoze muri Strabag twakoraga drainage y'umuhanda uyu nguyu
ba mu Gatsata ugenda za Ngondo urugendo hinkaga za Gatuna drainage nyine kuno amazi atemba pana kaburimbo ari sanzwe irimo ariko no drainage yo ku mpande twubaka amarigore n'ibiki byose hari hafi za 2014 gutyo hafi aho ngaho ariko mu ntangiriro nza kuvayo tugeze Igicumbi ahantu bita Rukomo hanyuma nza kuvayo ndagaruka mfata umwanya wanjye niwe ko nagerageje kujya ku maradiyo atandukanye vuga nifite imana aho nzajya uzakora ikosa azampa mikoro uzakora ikosa azampa mikoro nibuka ko nagerageje kuri Flash FM icyo gihe yari imeze neza yari gifite Axel gifite Rugimbana yarakiba hariya nibuka ko ari iminsi imwe twasabira rimwe na Banasiri ariko rigani we hari imbere ho gato yari baramugerageje mbere gato ibintu nk'ibyo ngibyo aza kujya muri Kenya nyuma aza kongera kuza kugaruka so hanyuma Mutaramo amigitekerezo amwe atari ko bari abantu bashinze radio Nyanza bigakunda natwe mu gihe tugiye gushaka platform waba ashatse ahantu tugashinga tukareba ibishoboka agashinga Bugesera tuza kugatangira tugaha imbaraga nk'amezi nkangahe muri cyo gihe cya Bugesera azamukaga rwose muri 2014 nari ndi Bugesera twarakoranaga tugendana ahantu hose none sasa mu mpera zaho rero nibwo umuntu yaje kumweta ariko ufite impano ati byakagombye kuba birenze ahantu ukorera arambwira ati ikintu gishoboka ati muri RBA wabonamo umwanya ariko bigasaba kubera muri RC radio mu ntara bisaba bituma ni procedure ndende nibuka ko byasabye ko tubwira ari umugabo n'uw'Inyanza yarazi ibyo byari byarafashe yamo radio y'amagare bamwe ariko why not takora deal tukajya gushinga radio Rusizi umugabo twapanga arabyemera yohereza umuntu wa mbere konje numvaga nashaka kutangaragaza iyo nyota yo kujyayo urumva kugira ngo atete yumva ko nashaka kujya hahana abanza hajyayo umuntu bisa nk'ibimugoye kandi ari umunyamakuru w'umuhanga witwa Gilbert namusubiza urutambe mwenyewe none sasa arambwira ati ubwo byanze rero birasaba ko wowe ujyayo ni wowe watumye igitekerezo tugiha imbaraga ngira Rusizi mu buzima bukomeye cyane mu buzima bugoye nta muntu tuziranyeyo njya gukora muri radio Rusizi donc muri radio y'isoko yaho niyo twari twashinze nakoze mu kwezi kumwe gusa bubwabo nibo baje kunyireba baravuga bati hano mu mujyi hari umuntu ufite impano turibaza aba yakonectinze na radio Kigali cyangwa abahari kuko urumva je n'amafaranga byabaga bikomeye kubyo no kuba mfite telefone smartphone ngo internet bitashobokaga nibuka ko nifite telefone kamwe gatoya kandi icyo gihe ndumva nta na sim card nta na memory card yari irimo ararimo nagiraga nk'indirimbo imwe numvaga ijoro ryose yo kundema agatima ndirimbo ya Israel mbonye yitwa number 1 yari igezweho nayitunze kuri sim card ari imwe yonyine kuri telefone kuko narakoraga nkatananiwe byatari noneho ubushobozi utaranaboneka nibyo no kurya bitoroshye reka mbivuge gutyo ariko nyine nta muntu wabimenya nta muntu wagucishamo ijisho ariko kwa kuntu ufite target donc kuvuga ngo hari ikintu ushaka kuzageraho ari umuntu ushaka kuzaba we donc hari ikintu numva nifitemo ushaka kuzarwana ngo gikunde ebana icyo gihe ndakora nyine mu kwezi kumwe babaraje barambwira ati ariko wanaza kuko man najya nkora ikiganiro none nagishyize amasaha amwe n'ayi radio yaho radio Rusizi abaturage bakaza bakuzura umujyi bakawuzenguruka kugira ngo ari ikintu cyabaye bari kumva ikiganiro cya sport kuko nyine najyanye style nyine y'i Kigali donc nakundaga numvaga nakoreramo uburyo buri update mu kwezi kumwe nabyibuka muri 2014 banambwiye bati ngwino utangire kuri radio Rusizi icyo gihe nibwo natangiye kuri radio Rusizi mu mpera 2015 iraza 2016 mbona kontra ya mbere ndumva ari mu 2015 mu gutyo mu matariki y'igiye imbere desi nkorera aho ngaho 2015 2016 2017 2018 2019 nubwo ko 2018 ariko nari ngiye kuvayo ngiye kuzira kuri radio nk'i Kigali
barambwira bati donc hari ukuntu nyine nk'umukoresha wawe yari umuntu ugufite muri gahunda yicara kuganiriza, barambwira bati oya turabona hari gahunda imeze gutya iteye gutya, ariko ikintu cyabaye nibuka ko ni igikombe cy'isi ya 2018 cyari kigiye kuba. Icyo gihe nibuka ko twari twaravuganye na Rugangura yaraje muri RBA Axel, arambwira ati rero ati birashoboka yuko ati twazashaka abantu basanzwe ari aba commentators basanzwe bageza mu match donc bakaza i Kigali tukagikora, apana kuvuga ngo hari buze kugira uturuka mu ntara, hagira uturuka i Kigali, hagira uturuka i Nyagatare, donc apana ibyo, ahubwo kiri buze kuza kuba nuko turibuze kuba ati nimba emaze kogeza, nimba Axel abizi, Rovanga nimba abizi, Kwizige nimba abizi na Patrick abarugira wenda bazi hano nimba ari na mission y'ukwezi, niko nabyumvise icyo gihe. Ngiye kubona mbona habaye ibintu bitandukanye, mbaye informed yuko ari undi muntu wabyanze, umuyobozi watuyoboraga donc wayoboraga iyo organe yose Patrick ari wabigize mu ntara, ahubwo ahitamo ko ari buze kuza kuba muvomo. Ibaze kukuva kuba ari nge muntu washobora kuba naza kuza gufasha muri iki gikombe cy'isi, no kogeza umwana ufite contrat ya volontariat udafite amafaranga kandi nyine udahembwa amafaranga, none nk'imwe avantage none niyo minsi ibiri batanze ntibayihenge ahubwo bakayiha undi. Si ikibazo cyo kuvuga ngo ngize ishyari ko bayihaye undi dukorana, ahubwo nuvuga ngo kuki nimwe opportunity yagutse niyo no nayo ko twese byashoboka ko twaturukayo, donc nkabifata nuvuga ngo wenda umuntu hari ukuntu adashaka kubyumva n'iki byose. Nabese nacyo kintu cyananciye n'intege cya mbere na mbere cyo kumva yuko nimbona indi deal ndi offer nziza nzabivamo. Cyaje no kugira icyo gihe birahinduka, ariko Sam twarahuye 2017 arenze ari SG wa Bugesera, tumanuka tuganira dupanga bisanzwe n'iki byose. Nibuka ko yarambwiye ariko ati wowe bigumisha ahantu, ariko I wish ko umunsi w'nyine twazakora. Numva nko muri Solusi ntibyari gushoboka, radio kaminuza sinigaga ihuye Butare, urumva muri Solusi ntibyari gushoboka. Rero sasa azi Kigali umva communication zari zaragumyeho nkira aho ngaho, ajya kuri Radio 10 byamusabaga imbaraga kugira ngo Radio 10 city boosting n'ibiki byose dukomeza kugenda tuvugana. Buriya rero nko muri mu ntangiriro za 2020 nibwo yambwiye ati none sasa harageze ko ugomba kujoininga team ya Jadomax na Faustin, ukaba undi muntu wa gatatu ugomba gukora muri iki kiganiro. Birahera aho dukora procedure none ya procedure iza gucamo, iza kugira nkaho nakwita nko ku musozo, aribwo habaye ikintu kimeze nka exit, nko gutandukana kwa Radio 10 nabo. None mpagera mu cyumweru bavuyemo, niba ko Sam yampamagaye ari nko ku gatatu natangiye ku wa mbere, arambwira ati Emete bitese tenisa, ati ni gute ngusabira akazi urumva, ati wakabona, ati ntunambwira. Angani rero uko bimeze warakansabiye nanakajemo, ariko ibintu byivanze kuko nakoze iminsi 3 gusa kuri Radio 10. Mu kuvuga ngo byivanze rero yarambaje tubyagenze bite, ndamusobanura ntazi ko byagenze ko nagiye kubona nyine mbone barowa, ariko ejo bone iki kintu cyanabaye mbere y'ibindi byose. Witwa Kazungu Clever ari mu babigizemo uruhare, inshuti yanjye cyane, amabigizemo ati ko yarambwiye ati ngewe ati nari ndi hano barangije barambwira bati baramuhamagara umwe ngo hari umusaza wavuye Rusizi, umusaza ngaje mu kiganiro cyane mugoroba. Kazungu aravuga ati reka ntabwo bishoboka, ati umuntu uvuye Rusizi aje kuri Radio 10 ati ntabwo bishoboka. Anje ko twaza tubiganira ambwira ati buriya rero ati Imana igira ibintu ikora, ati ubu wasanga bitagenda gutyo, atari kwigumira mu bintu by'Iburayi gusa, ugasanga impano yawe ufite mu biganiro byo mu Rwanda abantu ntibayibonye. Kuko icyo gihe Sam akibimenya ko byagenze gutyo, abantu muri RBA bari kumugara bamubwira byagenze bite kugira ngo useze rugendo. Kuko icyo gihe twakwaviye rimwe na Lorenzo baramuganiza aramukonvenka asubirayo, asubirayo ko Sam baramukonvenka asubirayo ngewe bisa nk'ibyanze ko Sam yarambwiye ati ndakora ikosa, ati ndakwinginze ntugire umuntu wongera kwitaba. Ndavuga ntaribi,
aramwe atago kuwa mbere uzaza hano kuri Fine FM tuvugana njya kuri Fine turavugana arambwira ati rero n'ubundi iki naragutekerejemo mbere njye kuguha akazi ni ibintu by'Iburayi urabimetriza ugiye gutangira ikiganiro cya sport yari mugoroba hano kuri Fine FM wo umuyobozi wacyo biragusaba ko uzashaka ati mugomba gukora kuvuvatira kamera ku banyamakuru bose bahari nyine badakora mu gitondo bose ngenda nzenguruka ariko finally nza kumva umuntu ufite touche wakorana ibintu bigakunda witwa Shafi ariko batarakoraga ibiganiro bya sport yari yabikoze cyera ko ibintu bya basket cyane Ebana turapanga ibintu birahura numva bivuyemo noneho dupanga ariko hari n'ibintu byo mu Rwanda nivuga ko abaye match rero na APR arambwira ngo ninjye kuyogeza ndagenda ndayogeza ndayikora neza abantu barabikunda hanyuma mu gitondo barahamagara ngo nze mu kiganiro nze kubaha narration ya match nk'umuntu wayogeje bakubita Samari yuko match yagenze Samu ahita ambwira ati uko bimeze ugomba kuba uri hano nuko rero nje mu rukiko rw'ubujurire winjiye mu rukiko rw'ubujurire hanyuma uvuye kuri Fine FM wahise ujya kuri City Radio ariko wabanje kwikorera Fine FM twarakoze project tusa nkihagazeho nk'amezi nk'atatu icyo gihe nagiye kuri Radio 1 naona Nepoko Theogene nibwo arakigenda bagembana akigenda turakorana Nepo tunakora radio nziza ariko none tsaza kubira na condition de vie ana twese dufite imiryango yaba ngewe yaba Nepo dufite umuryango tukareba nyine tukabona ari ukuntu ubuzima bugoye nyine ukabona bitoroshye reka mbivuge gutyo project iranagaruka Samu arongera amagana ambwe atariko ndacyagukeneye muri project yacu hari bitarakunda donc ari akazi katarangiye reka mbivuge gutyo turayipanga birangira nsubiye project yacu yagarutse aribwo hari yaje Regis natwe dusubukuriraho ari ngewe ari Regis ari Axel ndetse na Samu Karenzi none sasa nyuma Axel ajya kuzaza kugenda urumva mbere twe twatangiye ari Taifa nanjye na Axel na Karenzi noneho Regis ajemo Axel aza kugenda Axel agiye rero nibwo haje kuza Jado Dukuze na Dukuze aza kongera aragenda aribwo uko Rikari yaramaze nk'ukwezi cy'amezi abiri hari na Dukuze hari ariko none sasa mu kugenda kwe ntazamo donc ntazamo abandi bantu urumva so ibyo rero navuga ko muri icyo gihe nibwo nagiye kuri Radio 1 mva kuri Radio 1 ndagaruka mvuye kuri Radio 1 ingarutse mu rukiko kugeza nsezeye nagarara nk'ukwezi nyuma yo guhagarara nk'ukwezi icyakurikiragaho donc nuko navuga na City Radio nibwira project mfite ndetse n'ibyo ntekereza n'ibyo nifuza gukora nuko ngomba kubikora irabinyemerera nubaka timu yanjye ntangira ikiganiro cyanjye mu buryo nabitekerezagamo cyangwa se mu buryo nabyumvagamo ikiganiro kiraba nyuma nubwo Samu twaje guhura turavugana ariko rero abaye amatempt menshi ariko numvaga nta kintu cyamvana muri project yanjye bien sûr nafite na City Radio kuko ndi umuntu uri convinced yo gukomeza kuyikora muri ubwo buryo so icyabaye rero nuko Samu nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye kuva icyo gihe twaravuganye turabihuza cyane ko icyo mukundira ameze nkanjye ntajya atekereza ibintu bito atekereza ibintu binini cyane so navuga nti tugomba gusubukura ibintu tukabikora kugira ngo numva ari nibyo mu buryo buvunaguye hanyuma musubije inyuma gato hari aho wageze ukavuga ati uko byabera kose nshobora kuba narayobye mu itangazamakuru ahubwo nakabaye uyu mwanya nataye nakabaye nibereye mu bwubatsi neza byageze aho hantu kuri Radio Rusizi hari igihe cyageze nkabona afite amapromese ariko amapromese bampa nkabona ari kure nakwibuka amafaranga ari muri kariyeri y'ibyo nize nkumva nakwigira muri kariyeri yanjye y'ibyo nize ariko umutima ukakomeza ukamfasha bati Aime don't give up nyine nkakomeza nka fightinga nkakomeza nkarwana so far navuga ko ntago kaburamo ariko uko bimeze uko cyangwa se uko biri ni byiza reka mbyite gutyo ntago nkibyicuza ntibiki muri position yo kunyene nabifata ndetse nabyicuza bigize gutiti ntiwabyicuza hanyuma dusoza n'ubundi ukiri umwana ni igiki wakoze nawe ubwawe iyo ukibutse kikugusetsa rero umwana buryo n'uyu ukibutse nawe kiragusetsa n'umwana ikintu nakoze umwana ikintu nakoze nyine kinsetsa
nufite kuzini wanjye twakoranye urumva petit frère ndamuruta cyane buriya murusha imyaka 5 amenye imyaka 7 ubona muri 2002 ikintu njya nibuka cy'amafuti twajyaga dukora hano abantu bituvuka i Nyanza dukunda ubugari ariko nkaba hari umuntu utazi imirimo yo mu rugo habe n'umwe nta n'ikintu nzi guteka none sasa uwo mukuzine wanjye Vision bakamusoza yari umuntu wicaraga tukaba twavumbura we yarandutaga hanishaga imyaka nk'ibiri 3 gutyo nibuka ko twajyaga turya ubugari twabika ubwo ko kunubisigara amasaha n'injoro ari ukuntu bumera nk'ubuzanye ikote reka mbyitegure we twageze twajya tuvuga ngo tugiye kujya tubushyushya ariko kubushyushya tukabushyuhisha amavuta bushyushya ubugari ufata ubugari ukabushyira amavuta nk'ubuteka ifiriti ngo amavuta ngo niyo bushyushye bikagera nk'imbere uri kumva icyo kintu ufata ubugari bwaharahaye ukabushyira mu mavuta nk'ugiye guteka ifiriti aho gushyiramo ibirayi cyangwa igitoki cyangwa ikindi kintu bikoramo ifiriti ugashyiramo ubugari bwaharaye kubushyuhisha amavuta ari ikintu kiremereye hanyuma ikindi kintu cya kabiri ni umwana w'inshuti yanjye twari dufite nk'imyaka 5 ariko njye nkaba ndi umuntu utarakundaga isosi buriya n'ubuzima busanzwe sinkunda isosi njye ndi umuntu ukunda ubugari kugera cy'uko iyo ndi ubugari mba numva iyo mbuhaze nta kindi kintu gikwiye kunyanduriza indangi irimo ubugari kubyo niyo sosi ntayirenzaho abantu peta ariko akunda isosi cyane nambwira ati rero ukuntu bimeze ati eme atugomba kugira ati tugomba kwiba isosi wanyu we yakundaga isosi kubi anje arambwira ati ikindi kintu ati isosi ukuntu bimeze ati idashyuhije hejuru aba ariho akantu kameze nk'urukoko sekazi bitarambwira ati ninyisuka barabibona ko nayisutseho kuko urukoko ruba rwavuye ikintu cyabaye we arambwira ati strategy yo kwinywa nta yindi ashingamo umuheha afata isosi ashingamo umuheha uri umuheha utobora akantu gato ku buryo utabyita ntabwo ari kimwe no gusuka kikagenda cyose ntabwo ari kimwe no gusuka kigakenda cyose nabati ngiye icyo ndibuze gukora nta kindi ni icyo nta kindi kirakirabo yashinzemo umuheha kandi koko ntabwo babimenye rwose urumva byari biremereye cyane cyane ni bimwe mu bintu ntakwibagirwa yarumva mu bwana umuntu aba yarakoze ibintu byinshi umugani wa Pasi ugeze kuvuga ngo yogeze inkoko mpaka ipfuye kubera gutinya ubukonje numva ari nk'ibyo nibyo ntabwo nabyibuka ariko numva ari nk'icyo ngicyo kabisa ubwo rero nyawo mwabyumvishe reka tunasoze iminota yabaye myinshi cyane kugira ngo mwakoze cyane abo twabaye waba warebeye kuri telefone kuri mashini inyakiramashusho yawe yose wakoresheje rwose turagushimiye kandi ugikomeza gukurikirana ibikorwa byacu ni urugendo twabanyemo na Fortbet kampani ya mbere mu Rwanda ushobora kubetingaho wanditseho www.fortbet bakaba baguha na shuwa wowe wabetinga ku bwawe nawe ukibera umumiliyoneri nubwo rimwe na rimwe bidakunda ijana ku ijana hari abantu bavuga ati ubwo emavuze ngo mu betinge kamite ngurisha nk'injira mujye mureba post zanjye kuri Facebook ndetse na Instagram wowe nabwiye nti iminsi nimaze Fortbet nkosora ikibi ni ugufata amafaranga ufitiye gahunda wumva urambirijeho ukaba ariyo ushora ibyo ni bibi ariko ibindi byo it's fine kabisa ibindi ni sawa kabisa ubwo twabaye na Esperanza Hotel abantu bose mujye abasiri b'umugabo mugomba kuba muri yo yaba weekend ndetse n'iminsi y'akazi ushobora kunyarukirayo kanararayo n'umunsi mukavuga ariko ubundi babimeze bite ubwo twari turi kumwe na NA Dosi Wineers and Liquors ujye muza hano mugatenga rwose uzamuka ujya ku murenge mu ikorosi dodani ya mbere usa nk'umanuka ku ya kabiri tureba ubwo ni iburyo bwawe ni ibumoso bwawe uri kumanuka ni ibumoso iyo uri kuzamuka ahantu hari igiti cy'umukindo kwanza tuhabona neza cyane tuhabona neza cyane ubwo twabanye na Promex rero ubwo ushaka mwige mubone certificate ushobora kwandikamo www.promex.ca ubundi nawe ukaba
wabona certificate ukaba byagufasha no kuba wakerekeza mu gihugu cya Canada ko 80% biragufasha pe cyane cyane ukaba wagerayo kandi no mu kazi biragufasha ukaba wazamura urwego cyane ko waduhaye ubuhamya bw'umuntu wazamura hari abantu bazamura amafaranga kabisa kubera iki kintu ibyo birishuwa birizewe kabisa ubwo rero nahawe wowe udukurikiyeho kugira ngo wigaragaze ubwo ibikorwa byacu nakagaruka tuzahura ubutaha